Yes, nk'uko ubibona kuri iyi foto ni inkuru navuga ko ari inkuru idashimishije, ni inkuru yaje kuba yababaza abantu benshi bagiye batandukanye, by'umwihariko abakunzi b'uyu muhanzi Yampano. Ndavuga Yampano ni umuhanzi arazwi cyane hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, bitewe n'uburyo yamenyekanye vuba cyane mu ndirimbo zigiye zitandukanye, bitewe n'indirimbo nziza yagiye asohora, harimo indirimbo bise ngo ni indirimbo yakoranye na Yampano, ni indirimbo ni indirimbo yakoranye n'umuhanzi Papa Cyangwe, ni indirimbo yaje kuba yatrendinga hirya no hino mu gihugu, bityo biza gutuma uyu muhanzi Yampano amenyekana cyane, yigarura imitima y'abatari bake. Mwagiye mumubona mu birori bigiye bitandukanye, aho yigaragaje kuri stage ari kumwe na The Ben, aho yaje kuba yahagurutsa abafana benshi cyane, bitewe n'uburyo muri iyo minsi yari ari gutrendinga cyangwa se yari ari kuri hit bya danje. Uyu Yampano rero nshatse kuvuga uburyo ki ari umusitari, nshatse kuvuga uburyo ki yamamaye cyane hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ariko ni inkuru ibabaje, ni inkuru idashimishije, ni inkuru tugiye kuza kuba twakwereka nyuma y'uko ari video iri gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Ndakeka niba ko ukoresha imbuga nkoranyambaga nka Instagram, TikTok na X, ni video ushobora kuba wabonye, ariko nta kibazo nimba iyi video utanayibonye. Ni video tugiye kuza kuba twabashiramo nyuma y'iyi video. Ukisabwa nta kindi ni ukuyireba iyi video kugeza irangiye, ukaza kuba wamenya ibintu biri kugenda bivugwa by'umwihariko hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Rero nk'uko mubizi, ni inkuru tugenda tubagezaho kuri uyu muyoboro wacu wa YouTube, inkuru ziba zizewe dukora ku binyamakuru bigiye bitandukanye bisura inkuru mu buryo bwanditswe. Ndavuga nka Mama Rwagasabo, igihe.com, Kigali Today n'ibindi byinshi bisora inkuru mu buryo bw'inyandiko, natwe tugakora uko dushoboye kose izo nkuru zose tukazibazanira mu buryo bw'amashusho cyangwa se mu buryo bwa video. Alright, rero twihuse, rero icyo usabwa wowe nta kindi ni ugukanda subscribe kuri uyu muyoboro, kugira ngo utazajya ucikwa n'ayo makuru yose tugenda tubagezaho gatanu ku kandi. Rero twihuse, ni inkuru yaje kuba yababaza abantu benshi bagiye batandukanye, by'umwihariko nk'uko nabivuze, niba uri umufana nawe w'uyu muhanzi, ndavuga Yampano cyangwa se uwo Rizagwira Flavien, ndakeka ko bishobora kuba byakubabaje cyane, kuko ni ibintu bibabaje. Ndetse niba utari n'umukunzi we, ni ibintu, niba wabashije kuba wareba iyo video cyangwa se nuza kureba iyi video, ni ibintu bibuze kuba byakubabaza, kuko ntabwo ari ikintu kibereye umunyarwanda wese muri rusange. Ni inkuru mu minsi ishize yagiye ikwirakwirana n'ubundi, aho byavugaga ko uyu Yampano akina video z'urukozasoni, ndabivuga mu mazina yazo, ni video zizwi nka porno. Uyu Yampano ni interview yari gukoreshwa, ndetse baranabimubaza ati se Yampano, ni inkuru nyinshi zigenda zikuvugwaho ko usigaye ukina porno cyangwa se video z'urukozasoni, byaba ari byo? Ndakeka ko niba warabye iyo interview yaraje kuba yabihakana, ariko ni inkuru nyinshi ziri kugenda zivugaho zibyemeza, ndetse n'ibihamya birahari, kuko izo video niba wazibonye, ni video zigera muri 3 ziri gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga. I mean, ni video 2 ziri kugenda zikwirakwira ku mbuga nkoranyambaga, zigaragaramo uyu muhanzi Yampano cyangwa se we Rizagwira Flavien, arimo akora ibikorwa by'urukozasoni cyangwa se ibikorwa by'imibonano mpuzabitsina. Ni video official yagiye ikwirakwira ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Twe twabwiye ko tugiye kuza kuba twabacishirizaho agatibu cyangwa se akavideo gatoya cyane, kugira ngo ubashe kuba wabibona, kugira ngo nawe ubashe kuba wamenya ibiba bijya mbere hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, by'umwihariko muri isi ya entertainment cyangwa se mu myidagaduro. Rero niyo nkuru ihari, niyo nkuru iri gukwirakwira, aho yaje kuba yavugisha abantu benshi bagiye batandukanye nka Mutesi Kovia muramuzi, niwe ukuriye itangazamakuru hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, nawe arazwi cyane bitewe n'uburyo agenda asesengura inkuru. Niyo mpamvu rero yaje kuba yagaruka kuri inkuru y'uyu muhanzi Yampano, ugasanga ni ibintu asobanuye ko ari ibintu bidashimishije, ari ibintu bidakwiriye, bitewe n'uburyo rero uyu muhanzi Yampano aba yaranditse izina mu gihugu, ndavuga mu buryo bwo gukundwa, bitewe n'uburyo ibihangano bye by'indirimbo bigenda bitrendinga cyangwa se bikundwa n'abanyarwanda bagiye batandukanye. Iyi atari ishusho nziza cyangwa se atari igikorwa cyiza yakagombye gukora, kikajya ku mbuga nkoranyambaga, by'umwihariko zihurwaho n'abantu benshi bagiye batandukanye. Rero yakomeje kugenda asesengura uyu Mutesi Kovia, yibaza niba se iyi foto cyangwa se iyi video yabayipostinze bayishyize ku mbuga nkoranyambaga babishaka, cyangwa se nimba yabacitse. Ni ibintu abantu benshi bagiye bagenda bibaza, nawe ushobora kuba wabyibaza. Niyo mpamvu tugusaba igitekerezo cyawe, utubwire uko ubyumva, niba ubona ko iyi video niba wayibonye, utubwire niba koko yaba yagiye ku mbuga nkoranyambaga, by'umwihariko kuri Instagram ni kugenda ikwirakwira cyane. Uraza kuba watubwira niba ubona ko iyi video yagiyeho mu buryo bw'impanuka, cyangwa se ari ibintu byari byateguwe. Ni ifoto cyangwa se ni video ndakeka ko mwayibonye, yagiye ikwirakwira igaragaramo Yampano. Ni ifoto iri official, ni ifoto utavuga ko ari imwe yeditinzwe na AI, by'umwihariko muri iyi minsi n'ama video menshi ari kugenda
Sorry ni amafoto ndakeka ni amavideo ari kugenda akwirakwira agiye atandukanye ari kuba yeditinzwe akoreshejwe software tools cyangwa se ibikoresho ikoranabuhanga ndavuga nka mudasobwa ndetse na AI cyangwa se artificial intelligence. Ni amavideo menshi ariko iyo urabona ko ari ifoto ya nyayo yafashwe na n'ubundi wakwibaza ati ese niba koko uyu muhanzi y'amahano koko nk'uko yabivuze adakina ari amavideo cyangwa se ari amaprono, ni ukubera iki koko iyi video yafashwe nande? Bigaragara ko ari umuntu wari kuyibafotora ndetse nawe ubwe ubona ko ari ibintu ashaka kuko nyine yari yafokasinze cyane muri kamera cyangwa se muri video. Rero ni inkuru tubazaniye kandi icyo usabwa nta kindi ukanda subscribe kugira ngo video nk'uko twababwiye tugiye kuza kuba twabashiriraho video ibigaragaza neza cyane nk'uko tugiye kuza kuba twayibazana mu mwanya muto kugira ngo uze kuba uri update ku bintu byose. Icyo usabwa nta kindi ni ukanda subscribe gusa ukamenya kuba wakanze akazogera kugira ngo inkuru yose dusohoye uzajye uyibona mu ba mbere. Ciao ciao.